tuguhaye ikaze inshuti muvandimwe wowe udukurikiye aho uherereye hose aho uri hatandukanye Imana iguha umugisha ko ubanye natwe by'umwihariko ikaze ku bavandimwe tubana mu itorero rya Nzabakira ku Gisozi mbese muraho Imana ikomeje kubarinda ndasenga ngo irushirizeho kubarinda mu buntu bwayo tugeze muri wa mwanya mwiza rero wo guterana umwanya mwiza wo gusenga no guhamagara Imana tugiye kubanza kuramya tuze kumva ijambo ry'Imana kandi inshuti yanjye icyo Imana yagushizeho yaguhaye nawe ntuze kwibagirwa ituro uri buturire umwami wawe kugira ngo twese hamwe turushirizeho gufashwa no kugendera mu bihe byiza. Yesu aguha umugisha reka dusenge dutangira amateraniro. Data mu izina rya Yesu izina ryawe rishyirwe hejuru. Tugushimiye ko ntawe usa nawe, tugushimiye ko uri mwiza kandi isi yose yuzuye icyubahiro cyawe. Urakoze kuri hagati muri twe, urakoze kubana natwe, urakoze kugendana natwe, urakoze kuri kumwe natwe. Ndasenga mwami ngo utugirire ubuntu bwo kumanura kubaho kwawe muri aya materaniro, buri wese turi kumwe hano agubwe neza mu bihe byo guhemburwa nawe. Ndagushimiye ko mvise gusenga mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen. Shalom, tugiye kubaha ikaze mwese muri kudukurikirana aho muri hose tubaha ikaze muri uyu mwanya kugira ngo dufatikanye kuramya Imana yacu no kwishyira hejuru. Aho uri utekereze ku mirimo Imana yagukoreye muri uyu mwanya muto tugiye kumara turamya Imana, nawe bigufashe kongera kugira ibihe byiza n'Imana. Tekereze ku Mana cyane, tekereze kuri presence y'Imana mu buzima bwawe, uzamura ijwi mu ndirimbo turi buririmbe dufatikanye turamya iyo Mana yacu. Amen.
byose nkeneye. Fata ukuboko, fata ukuboko, Yesu nkomeza, unkomeze mwami unkomeze. Uko ibihe bigenda bishira sanze nashoboye, uri byose nkeneye. Uko ibihe bigenda bishira sanze nashoboye, uri byose nkeneye. Uko ibihe bigenda bishira sanze nashoboye, uri byose nkeneye. Dusubiremo. Uko ibihe bigenda bishira sanze nashoboye, uri byose nkeneye. Dusubiremo. Uko ibihe bigenda bishira sanze nashoboye, uri byose nkeneye. Uko ibihe bigenda bishira sanze nashoboye, uri byose nkeneye. Dusubizemo imbaraga, ni wowe dutegereza. Dusubizemo imbaraga, ni wowe dutegereza. Twiruke twe kunanirwa, tugende twe gucogora. Dusubizemo imbaraga, ni wowe dutegereza. Twiruke twe kunanirwa, tugende twe gucogora. Uwiteka we, hebura umurimo wawe muri twe. Uwiteka we, hebura umurimo wawe muri twe. Uwiteka we, hebura umurimo wawe muri twe. Hebura, hebura, hebura umurimo muri twe. Hebura, 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 hebura umurimo muri twe. Komeza, komeza, komeza umurimo muri twe. Hebura, 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 hebura umurimo muri twe.
isi yose yuzuye icyubahiro uruwera Shalom bavandimwe, turabakiriye nanone muri uyu mwanya mwiza tugiye kuganiramo ijambo ry'Imana. Nzi neza yuko Imana iri buduhane umugisha, iri buduhe ibihe byiza byo guhemburwa mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Munyemerere dutangire dusenga. Data, mu izina rya Yesu Kristo, tugushize hejuru kuko uri mwiza kandi isi yose yuzuye icyubahiro cyawe. Ndagusabye Mwami nguze ube hagati muri twe ubwo tugiye kuganira ijambo ryawe. Mwuka wera, ndagusaba ngo wubahishe Kristo muri jye, mu byo mvuga, mu byo nkora. Uyobore ururimi rwanjye, mvuge mvugishijwe nawe. Kandi ubwoko bwawe, ibitekerezo byose ubifate mpiri, ubihe Kristo. Uyu mwanya ndafata mpiri gukora kose kw'imbaraga z'umwijima ndakuboha, kandi ndafata mpiri ibitekerezo byose ndabigomorera Kristo. Wigaragaze nk'Imana hagati muri twe, mu izina rya Yesu. Amen. Amen.
bavandimwe munyemerere dutangire dusoma ijambo ry'Imana mu gitabo cya Yoweli igice ni cya kabiri umurongo wa 15. Yoweli igice cya kabiri umurongo wa 15. Bibiliya iravuga ngo muvugirize impanda i Siyoni, mutegeke kwiyiriza ubusa, mugire iteraniro ryera, muteranye abantu mwese iteraniro, muteranye abakuru n'abana n'abakiri ku ibere, umukwe nasohoke mu nzu ye n'umugeni mu nzu yarongorewemo, abatambyi bakorera Uwiteka nibaririre hagati y'umuryango w'urusengero n'igicaniro, maze bavuge bati Uwiteka we, kiza ubwoko bwawe, ntureke ab'umwandu wawe bashinyagurirwa, kandi ngo bategekwe n'abanyamahanga. Niki gituma duhinyurwa mu banyamahanga bati Imana yabo iri hehe? Turasoma nanone mu gitabo cy'Itangiriro igice cya 30 umurongo wa 1. Bibiliya iravuga ngo Rasheli abonye yuko atabyaranye na Yakobo, agirira mukuru we ishyari, abwira Yakobo ati mpa abana, nutabampa simbaho. Mpa abana, nutabampa simbaho. Umunsi ndifuza yuko tuganira ijambo muri iki gihe turiho turatekereza ku ivugabutumwa. Ndashaka ko tuganira ijambo rivuga ngo ububyutse, nutabampa simbaho. Give me revival or I die. Bavandimwe muri Kristo Yesu, n'umuntu ukivuka ubwa kabiri muri iki gihe, n'umuntu ucyakira Yesu nk'umwami n'umukiza, ngira ngo aka kanya arabizi neza ndetse arabibonesha amaso yuko ibibazo byinshi sosiyete ifite muri iki gihe ari ibibazo by'umwuka kurusha kuba ibibazo by'ubukungu, by'ubukene, by'amarangamutima n'ibindi byinshi. Ndagira ngo mbabwize ukuri, ibyinshi mu bibazo dufite ni ibibazo byo mu buryo bwo mu mwuka. Abakunda gukurikira amakuru menshi bagasoma amakuru mu kinyamakuru Igihe, higeze kwandikwamo yuko mu myaka ishize divorce zari zikubye inshuro zigera muri 19. Mu yandi magambo, dufite amarira menshi y'abantu badivorshije, bariho batawe mu ngo zabo, cyangwa ubuzima bwabagoye kubw'urugo rwabo. Dufite amarira benshi y'abana, dufite amarira benshi y'abadivorce muri generation yacu. Ariko iyo ubyitegereje ukabijya imuzi, byinshi ni ibibazo by'umwuka kurusha ibibazo bindi byose sosiyete yabirimo. Ntabwo ari uko bapfa amafaranga, ahubwo harimo ikibazo ahanini cy'umwuka. Nanone hari article nigeze gusoma iriho iravuga indwara zigera muri 5 zijyanye n'uburwayi bwo mu mutwe, birimo za depression, birimo za post trauma, kubera ibibi n'ibyaha babonye, ibintu bitandukanye, ibibazo byinshi byabugarije bikitekera mu bwonko bwabo, kutibabarira, kutiyakira, bigatuma baba mu bwihebe, ndetse n'ibindi byo kunywa ibiyobyabwenge byinshi. Iyo byitegereje, hariho akenshi ndavuga si buri gihe, hariho igihe usanga iyo ibyaha byagwiriye mu mutima w'umwana w'umuntu, agerageza gushaka ikintu cyazimya uwo muriro wo kwicira urubanza. Hari ubwo nigeze gusoma ahantu bavuga uburyo hafi 60% by'abantu barwaye uburwayi bw'umutima babiterwa no kwicira urubanza, ibyaha batigeze kwibabarira, amakosa bakoze mu buzima kuva kera batigeze bibabarira, bakibwira mu bitekerezo bakavuga ngo niki cyamara umubabaro, nuko bakagerageza kunigisha uwo mubabaro ikiyobyabwenge, bagashyiramo liqueur,
bagashyiramo vin, bagashyiramo ibintu byose bishoboka kugira ngo babashe kubona ibitotsi. Baba batabonye ibitotsi, nako baba batabinyoye, ntibabashe gusinzira. Ibibazo byinshi byugarije sosiyete ni ibibazo by'umwuka kurusha kuba ibibazo bindi bisanzwe. Ku bw'ibyo abantu badakijijwe bahora mu gahinda, kandi abatarakira Yesu nk'umwami n'umukiza ni koko bazubaka sosiyete ifite umuco utari mu bumana, ndetse bimura Imana biyimike ubwabo. Iyo turiho turumva movement zisohoka nka za New Age movement, baba mu buryo bworoheje baba bashaka kwerekana umwana w'umuntu nk'Imana, bakavuga ngo Imana niyo muntu, umuntu niwe Mana. Mbese iyo murebye nk'abakunda indirimbo nka pop culture iriho nka rap n'urugero ruto, abantu nka ba Russell batangira kuyiririmba, imwe mu ntego bari bafite kwari ukwerekana yuko ngo umwirabura ari Imana. Ni ukuvuga ngo umuntu udakijijwe, utarakira Yesu umwami n'umukiza, yiyimika nk'ikigirwamana mu buzima bwe, ndetse nk'ikigirwamana muri sosiyete. Iyo witegereje muri iyi minsi biteye agahinda kurushaho. Iyo urebye kuri za social media, nidushaka tuvuge aha turi mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, turabona abana benshi b'abahungu n'abakobwa, ibintu byari biteye isoni bitari bikwiriye kuvugirwa kuri social media, bitari bikwiriye kumenywa na rubanda, ubu bajya kuri social media, barangiza bakarema amacano, bamara kurema izo cano bakavuga ibishegu izuba riva ku mugaragaro, bagahaguruka bakabivuga nkaho nta kibazo bibateye, bakabipropaja, umuntu wese akaba yabyumva. Ibintu byajyaga bitera isoni muri sosiyete, ubu ngubu umuntu wese ushatse afungura channel ye, akaba yavuga ikintu cyose yiboneye. Ajya kuri social media akavuga ibintu biri pervers, ibintu bitagira umutwe n'amaguru, bikagenda bigakwira muri sosiyete, ukabona nibyo byemewe, nibyo byakiriwe. Ibyo bintu mu by'ukuri binyereka ku bwanjye the spiritual temperature of the nation, binyereka mu buryo bwo mu mwuka mbese bimeze gute mu gace duherereyemo, mu gihugu, muri sosiyete turimo n'ibindi bitandukanye. Ejo ndumva ari ejo cyangwa hirya y'ejo, umuntu yampamagaye kuri telefone yanyitiranije n'undi, arangije ndamubwira nti nyamara wibeshye. Arangije arahaguruka, naye nicaranye n'umudamu wanjye, arantuka ambwira ibintu numva ngize isoni. Ndavuga Mana, sosiyete igezaho n'umuntu utazi ushobora guhaguruka ukaba wamutuka. Igisubizo nshobora gutanga ni kimwe, nako sigiye ugitanga, ni Kristo wenyine wagitanga. Nuko Imana yamanura ububyutse kugira ngo abacu batarakizwa, abavandimwe batarakizwa, bakire Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubuzima bwabo. Iyi torero bimaze kurinanira kuba umucyo w'isi muri sosiyete, umucyo w'iyo si uhita uhinduka umucyo utari mu bumana. Iyo muri sosiyete ari umucyo wa Satani ugwira muri iyo aho hantu. Ni iby'ingenzi ngo twumve yuko iki ni igihe, si igihe cyo kunezererwa ibyo tugezeho, si igihe cyo kwishimira ibyo turimo, ahubwo ni igihe cyo guhamagara tukabwira Imana tuti Mwami, duha ububyutse, nutabuduha ntabwo tubaho. Aya magambo nakuye mu gitabo cy'Itangiriro igice cya 30 umurongo wa mbere. Umudamu witwa Rasheli, umugore wa Yakobo, murabyibuka yuko
Yakobo yashatse abagore babiri, uwitwa Leya ndetse n'uwitwa Rasheli, ariko nabo baza kubaha inshoreke zabo kugira ngo babyare. Bombi babyara abana bagera muri 12, ariko bitirirwa aba Rasheli bakitirirwa n'aba Leya. Umunsi umwe Rasheli, ndiho ndibaza ukuntu yabivuganye agahinda, ndiho ndibaza ukuntu wenda yarafashe nk'umugabo we nko mu mashati ariho ararira avuza induru, ngo kubera ko yaragiriye ishyari mukuru we witwaga Leya amufata mu mashati. Abwira Yakobo ngo mpabana nutabampa simbaho. Mu cyongereza bivuga neza, baravuga ngo give me children or I die. Impabana cyangwa mpfe. Ntabwo yaravuze ngo simbaho wumva byoroheje, aravuga ngo mpabana cyangwa mpfe. Ngo Yakobo ngo arababara, aravuga ngo mbese jyewe ndi Imana yakuzibye inda? Ese jyewe ushobora kuvuga ngo ndi Imana? Ese ni jye wakuzibye inda? Bavandimwe muri Kristo Yesu, igihe kirageze aho itorero ry'Imana, wowe nanjye, turekeraho amasengesho yandi yose, tugatangira gusenga isengesho rimeze nk'ibi: mpabana cyangwa jyewe mpfe. Icyamira ijambo rigacengera mu mutima wawe, ukavuga uti nk'umuryango wanjye utarakizwa, nutabampa ntabwo mbaho. Aya magambo ntabwo ari amagambo arimo gushyenga. Aya magambo ntabwo ari amagambo anejeje kuyavuga. Aya magambo ni amagambo y'umwiyahuzi. Uyu mugore yarageze aho avuga ngo aho kugira ngo mbeho ntafite abana, niteguye jyewe gupfa. Sinzi niba hari itorero, sinzi niba hari abarokore bafite umutima nk'uyu nguyu wo kuvuga ngo nutaduha ububyutse mwami ntabwo tubaho. Ntabwo mbizi. Ndasenga Imana ngo iduhe uwo mutima, kandi iduhe uwo mutima nk'uwari muri Rasheli ubwo yari ariho arasaba. Uyu mugore iyo tumureba, mu by'ukuri yari akunzwe n'umugabo we. Bibiliya iratubwira ngo umugabo we yamukoye imyaka 14 akorera sebukwe, amukorera imyaka 14 adahembwa. Tekereza umushahara waba uhembwa wose cyangwa uwo wigeze guhembwa, uba ari ukwezi kwa mbere, amezi 2, amezi 3, amezi 12 y'umwaka, ukube n'imyaka 14 ukorera umugore umwe. Ubundi ubwo sebukwe yari yaramukoreye amakosa akaba ataramuhaye Rasheli akamuha Leya, iyo ashaka yashoboraga no kumushingira undi muntu. Mu yandi magambo, sebukwe Labani ntabwo yari umwizerwa. Nta cyizere yari afite ko n'uwo mugore ari bumuhabwe. Ntacyo yari afite. Ariko aravuga ngo aho kubaho ntafite Rasheli yiyaranja gukora imyaka 14 kugira ngo abone cyangwa azamukwe. Mu by'ukuri Yakobo yakundaga Rasheli cyane. Yari afite, sinari numva urukundo rumeze gutyo. Bavandimwe, hagira umuntu wama inkuru nziza y'urukundo imeze nk'iyo, wenda yo gutegereza umukunzi wawe imyaka igera muri 14. Bimeze nka ya ndirimbo ya wa mugore ngo wategereje umugabo we ngo yaratabaye ku rugamba, noneho ngo akamutegereza amajoro menshi. Imyaka 14 amutegereje. Uyu mugabo Yakobo yakundaga umugore we. Nanone kandi Bibiliya itwereka uburyo yajyaga amugurira amabiju, akamugurira, akamvuga ibya zahabu, ibya diyama n'ibindi binyuranye. Nta kintu yari yaramuburanye. Niba hari umugore wari ukunzwe n'uyu mugore, habe n'igihe Leya yari yarahaye Yakobo abana ndetse benshi,
ntabwo yakobo yishimiraga kuguma mu rugo rwa Leya. Bibiliya yerekana uburyo yakundaga kuba akenshi ari kwa Rasheli. Niho yarari, niho umutima we wari uri. Uyu mugore yari inkundwakazi, yarakundwaga, ntabwo yari ameze nka Leya nk'uko Bibiliya itubwira umuntu ashatse yakwita ngo igishubaziko. Ntabwo yari ameze nka Leya, ntiyarakunzwe. Leya ntiyarakunzwe, ariko Rasheli ukunzwe yari afite inda itabyara. Noneho yicwa n'agahinda kubera ko icyubahiro cy'umugore, umunezero w'umugore uwo ari we wese aho ava akagera ni ukubyara umwana. Niba hari umuntu uzi utarabyara umwana w'umudamu w'umugore, ndakwinginze ujye umusengera mu mbaraga zishoboka. Kubera iki? Nta mubyeyi n'umwe utifuza kubyara. Umubyeyi yishimira kubonesha amaso ye akana ke, uwo yibyariye, urukiryi rugwe, uwavuye mu nda ye, uwabyinnye mu nda ye, uwo nguwo bakabana bagatindana, uwo nguwo niwe yishimira. Maze Rasheli avuza induru aravuga ngo mpabana, nutabampa ndapfa, sindi bubeho, mpabana. Itorero ry'Imana ndetse n'abera bose, wowe nkurikiye muvandimwe, turasangira ijambo ry'Imana. Ndagusabye kubw'imbaraga z'Umwuka Wera, kubw'ubuntu bw'Imana, ntiwishimire aho uri ubu nyine. Ndiyo ndakubwira, ntabwo iki ari igihe cyo kwishimira amadiplome dufite, si igihe cyo kwishimira amazu twahawe. Iki si igihe cyo kunezezwa n'imodoka dufite. Ibi si ibihe byo kwishimira inzu nziza y'urusengero rwiza twaba dufite. Ntabwo ari igihe cyo kwishimira ibintu bidasanzwe bigaragaza umuntu yabonesha amaso. Ni igihe cyo kuririra ubwoko bwacu, abo muri generasiyo yacu, abana bacu bariho baratwarwa n'ubuyobe bw'iyi si, batwarwa n'umwijima urushaho gutwikira isi, uzanywe na social media, uzanywe n'umuco utari uw'ubumana uriho urakomeza gucengera, kugwira, kwinjira muri sosiyete, uzanywe n'ibiriho biremerwa bijyanye n'ubutinganyi, n'ibiriho biremerwa bijyanye n'ibyaha by'uburyo byose biriho birarushaho guhabwa intebe. Ni igihe cyo guhamagara Imana, ntitunezezwe n'uko turi, ntitube comfortable mu ntebe zacu, ntitube comfortable mu nzu zacu, ngo twicare tuvuge ngo dutegereje wenda umwami igihe azazira. Isengesho rizana ububyutse si isengesho ry'iminota 5 cyangwa 2, ni isengesho ritaka, rihamagara, ryambaza Imana, ryinginga riti mpububyutse mwami, cyangwa nutabumpa simbaho. Haleluya. Bavandimwe, nk'uko umubyeyi atwita amezi 9 ndetse mu minsi ya nyuma agatangira kumva ibise, uburibwe bukaba mu buzima bwe kugira ngo abyare, n'abana mu buryo bwo mu mwuka, itorero kugira ngo rigire ububyutse, sosiyete kugira ngo igire ububyutse, byanga byakunda bisaba amezi, ibyumweru, imyaka, rimwe na rimwe imyaka, bavandimwe, kugira ngo abantu basabe, binginge, basabe ububyutse, bahamagara Imana kubw'ububyutse. Bisaba igihe cyo kwinginga kugira ngo abana mu mwuka bavuke, kugira ngo abarimbuka bahungire kuri Kristo. Ntabwo bisaba kubwiriza ubutumwa bwiza gusa. Dufite ababwiriza butumwa benshi, ariko
abarira si benshi dufite. Dufite abajya ku misozi, dufite amacano menshi y'ivugabutumwa kuri YouTube, dufite ababwirizabutumwa, dufite abanyamakuru benshi kuri social media b'ababwirizabutumwa, dufite indirimbo nyinshi, nyamara abarira si benshi. Ububyutse ntibuva mu kubwiriza ubutumwa gusa, ububyutse buva mu gusenga no kuvuga ubutumwa. Imbaraga zizana urimbuka ziva mu bihe byo gusenga, mu bihe by'uburibwe, mu bihe byo kuramukwa. Nk'uko umwana umuntu amuramukwa, umubyeyi amuramukwa akavuza induru, agataka, akaboroga, agahamagara, akavuga ngo tabara, akavuza induru kubw'umubabaro. Uwo nguwo bavandimwe muri Kristo Yesu, ni nako umuntu aribwa n'ububyutse kugira ngo buze. Icyampa abantu bagatangira kuramukwa ububyutse. Icyampa abantu bakabyuka bakabura ibitotsi. Icyampa tukabura ibitotsi tugahamagara Imana tukavuga ngo duha ububyutse, nutabuduha ntabwo tubaho. Duha ububyutse, nutabuduha ntabwo tubaho. Bavandimwe muri Kristo, ntabwo mbizi nkamwe, sinzi niba mubyumva nkanjye, ariko ndumva ndambiwe kubaho muri sosiyete itarimo ububyutse. In fact, numva ntazi uburyo nakomeza kubaho muri sosiyete idafite ububyutse. Kuko ububyutse iyo buhari, kubaho kw'Imana kuroroha, kurakora mu buryo bufatika. Haleluya! Ni igihe cyo kuramukwa, ni igihe cyo gushaka mu maso y'Imana ngo dufate ibihe, dutakambe nka Rasheli, tuvuge tuti give me a child or give me children or I die. Mana ishimwe. Cya kabiri nifuza kubabwira uyu mwanya nuko umukristo utarizwa n'ubugumba bwe, utarizwa n'ubugumba abona butuma abantu batavuka, atabibonesha amaso abyaza ubutumwa bwiza abantu, cyangwa atabona sosiyete ikorera Imana. Umukristo utababazwa n'ubusambanyi, umukristo utababazwa n'ubujura, umukristo utababazwa n'ibyaha bikorera aho hantu, mu by'ukuri aba yaracitse intege, aba yaraguye. Kandi muvandimwe, niba udafite bene aya marira, saba Imana, uhamagara Imana iguha amarira aririra ubwoko bwawe. Ntunezezwe n'icyo Imana yaguhaye, wikwishimira comfort y'ibyo ufite. Hamagara umwuka wera uti mwuka wera, niko ku bugingo bwanjye bwuzuye ubugumba, uzuza umutima wanjye amarira, kugira ngo ahari aho nzahozwe, maze kubona umaze kwicungurira abana benshi bamaze gukizwa, baje mu bwoko bwawe. Bavandimwe, nakomeje kuvuga kurira, kuramukwa, kuvuza induru, guhamagara tukavuga ngo duhe abana, cyangwa nutabaduha tubeho. Tubikora gute? Mu gihe cyo gusenga, mu gihe cyo guhamagara Imana, mu gihe cyo gushaka mu maso h'Imana. Ubundi gusenga birenze gusaba gusa, ngo tuvuge ngo mpa iki n'iki, mpa inzu, mpa kandi kazi gashyashya, mpa ishuri. Gusenga ubundi ni igikorwa kidufasha kwihebera umwuka w'Imana, ukabwira Imana uti ngwino ukore umurimo muri jye,
ariko nanone ngwino ukora umurimo unciyemo. Mwami nkoresha kandi ukora umurimo muri jye. Gusenga tumenyereye ni ukuvuga ngo Mana mpa kino na kino, ariko hari ukundi gusenga kuvuga ngo Mwami ngwino unkoremo umurimo, nurangiza unkoreshe. Nkoramo umurimo kandi unkoreshe. Benshi mu b'Imana yakoresheje mu bihe by'ububyutse dore icyo basengeraga: nkoramo umurimo kandi unkoreshe. Mwami nkoramo umurimo kandi unkoreshe. Ni uwuhe murimo nshuti yanjye Imana ikwiriye kugukoramo? Reka nze nkubwire uwo murimo. Ubundi umurokore iyo mu mutima we hakonje hameze nka barafu, ntabwo ashobora kuzana cyangwa ntabwo ashobora kwera imbuto mu bwami. Umurokore wakonje mu mutima, utagifite urukundo rwa Kristo rugurumanira muri we, ntabwo ajya abyara umusaruro mu bihe byo gukoreshwa n'Imana. Umuririmbyi wakonje mu mutima, umuvugabutumwa wakonje mu mutima, umurokore wakonje mu mutima, umukozi w'Imana uwo ari we wese wakonje mu mutima, umushumba wakonje mu mutima, ntabwo ajya yera imbuto. Yesu Kristo umunsi umwe ngo yari mu nzira ariho aragenda, ngo arangije ngo abona umutini. Mu by'ukuri uwo mutini wari ufite amababi utoshye, ngo yegereye ngo agiye gusoroma imbuto abura imbuto. Mu by'ukuri Kristo ntabwo yari abizi yuko cyari igihe aho imitini itera imbuto, yari abizi ko cyari igihe, ariko ageze yabuze ngo avuma uwo mutini. Bukeye bwaho bahaciye basanga warumye. Noneho abivanamo isomo abigisha, arababwira ngo dukwiriye kwera imbuto mu gihe gikwiriye n'igihe kidakwiriye. Nicyo mutini wari ukwiriye kuvugwa. Ni ngombwa bavandimwe mu byumve yuko umukristo udafite umuriro w'umwuka ugurumana muri we adashobora na rimwe kwera imbuto. Amera nk'uwo mutini, igikurikira nuko Kristo amuvuma. Ariko iyo wafashe ibihe byo kongera kubwira Imana uti Mana ongera ugurumanye ubuzima bwawe, umuriro wawe muri jye. Reka Mwami rwa rukundo nakundaga Kristo, rwa rukundo nakundaga Kristo nkikizwa, bya bihe byanjye bya mbere Mwami, rwa rukundo nagiraga, rya shyaka nagiraga, ya nyota nagiraga, Mwami Imana yinsubize. Subiza mu munezero, mbika imbaraga z'ububasha bwawe. Kora ibidasanzwe mu buzima bwanjye. Rambura ikiganza cyawe Mana, wongere ukore ku mutima wanjye. Dawidi yasenze neza aravuga ngo mu mutima mushya Mana, ngo kuko wowe wampaye nawanduje. Icyampa abafite imitima yahenebereye, abafite imitima itakirizwa n'ububyutse, abadafite imitima yo gusenga no guhamagara Imana, bakongera bakabwira Imana bati Mwami ndi hano, sukamo ububyutse, ndi hano mububyutse Mwami, ndi hano mububyutse kubw'imbaraga z'umwuka wawe wera Mwami, suka ububyutse mu buzima bwanjye. Umutima utarimo umuriro wo mu ijuru uhinduka barafu. Ni ngombwa yuko twiga gusaba ububyutse mu mitima yacu. Ahari aho kimwe mu bitumye turushaho kuba ingumba, dutinda mu bugumba, nuko Imana itaha umuntu abana adafite umutima wo kubashaka. Ahari aho igituma benshi, amatorero menshi yuzuye mu bugumba, nuko adafite inyota yo guhamagara ububyutse. Abakozi b'Imana bakoreshejwe mu bubyutse nk'aba Jonathan Edwards bazwi mu bihe by'amajoro bararaga bahagaze bahamagara ngo Mwami kubw'imbaraga zawe, Mwami kubw'ubuntu bwawe dusukira ububyutse. Abakozi b'Imana nk'aba Hudson Taylor,
ajya kubwiriza mu bihugu nk'Ubushinwa cyangwa Burma, mu bice bya za Birmani. Bamaze imyaka igera muri 7 bahamagara, dusukeho ububyutse. Rambura ikiganza cyawe kubw'imbaraga zawe, gira icyo ukora. Imyaka 7 batarabona n'umwe ukizwa, batarabona n'umwe wakira Yesu nk'umwami n'umukiza. Ariko nyuma yaho umuriro uragurumana, umuriro uraka. Mukozi w'Imana Apostle Dr. Paul Gitwaza yigeze kuduha ubuhamya umunsi umwe, atubwira uburyo ise yakira Yesu nk'umwami n'umukiza. Abavandimwe be b'abanyamurenge bari baranze kumwakira, baragumye mu byaha bitandukanye, bajya mu bupfumu, bajya mu bindi binyuranye. Ngo afata imyaka n'imyaka asenga abingingira, akiyiriza ubusa, agasenga, agahamagara Imana ngo Imana ibahe ububyutse. Igiye kubaho ububyutse. Ndagira ngo aho uri hose, uko umeze kose, uri umurokore muri iki gihugu cy'u Rwanda cyangwa uri umunyarwanda hafi aha muri ibi bihugu, ndagira ngo hari abashumba bo mu bwoko bw'abanyamurenge baguhesheje umugisha. Kubera iki? Isengesho ry'abasaza nka Mzehe Kajabika. Muzi impamvu? Ni uko ububyutse bwose buva mu bihe byo kugroninga, ibihe by'agahinda, ibihe byo kuborogera umwami, tugasenga Imana. Gufite iyindi nkuru nziza nshuti yanjye. Imana ijya yemera ubugumba kugira ngo irebe amarira asaba ububyutse. Kuko amarira asaba ububyutse ni nayo marira arinda ububyutse. Iyo umuntu atarize asaba ububyutse, nta nubwo ajya amenya kuburinda. Hirya y'ububyutse, ahabaye ububyutse hose, iyo ucukumbuye gato munsi yabwo, hatabye amarira ya benshi, hatabye ibitambo by'abantu benshi bavugije induru bavuga ngo suka ububyutse. Rambura ikiganza. Hakunze kuboneka imbere abavugabutumwa, ababwirizabutumwa, hakibagirwa kureba inyuma yabo munsi abariho baringinga, abariho barashaka mu maso y'Imana. Haleluya! Imana ishimwe kubw'ububyutse. Niba hari ubugumba, nuko hari n'ibyiringiro yuko hashobora kuba ububyutse. Nakomeje kureba muri Bibiliya abantu b'ababyeyi bagiye bagira ibihe binini byo kugeragezwa n'ubugumba, baje kubyara abantu b'ibihangange badasanzwe. Sara nyuma y'imyaka 90 y'ubugumba yabyaye Isaka. Rasheli yari afite impamvu zo gutaka kugira ngo abyare. Byarashobokaga yuko anezerwa, akishima, akanezezwa n'ayo mabiju, akanezezwa no kuvoyaja, kujya i Dubai muri Amerika, akajyana na Yakobo kuko Imana yari yaramutungishije. Byarashobokaga yuko yishimira muri ibyo. Ariko agahinda ke kari gafite impamvu z'ubumana, kuko iyo Rasheli atabyara, iyo Rasheli aguma ari ingumba, byarashobokaga yuko ubwoko bwa Isiraheli bwari buzicwe n'amapfa, kuko Rasheli yaje kubyara Yozefu. Yozefu muribuka uburyo yacunguye ubwoko bwose, amapfa abwishe bagahungira mu Egiputa. Muribuka uburyo yacunguye ahubwo isi yose harimo na Egiputa. Icyo gihe yari empire ikomeye nk'uko twavuga Amerika cyangwa Ubushinwa. Iyo Rasheli atarira, ntabwo Yozefu umucunguzi w'Abisiraheli aba yaravutse. Iyo Manowa n'umugore we batarira ngo bavuze induru, Imana ntiba yaratanze umucamanza Samusoni ngo abakize amaboko y'Abafilisitiya. Iyo Hana atarira, ntabwo Imana iba yaratanze Samweli kugira ngo mu gihe cye ijwi ryari ryarabaye ingume ryongere kumvikana, ububyutse buze ahinduka umuhanuzi,
uhanura ubwoko bw'Abisiraheli ngo bugaruke mu nzira zayo. Iyo Rusi atagira ibihe byo kurira, iyo Rusi atagira ibihe by'umubabaro w'ubupfakazi, iyo Rusi atemera gukurikira nyirabukwe, ntabwo aba yarabyaye Obedi ngo abyare Yesayi, Yesayi ngo abyare Dawidi, Dawidi mu rukiryi hazavemo Kristo Yesu. Aba yaragumye ari umumowabu. Mu yandi magambo, aka gahinda ndiho ndakubwira gafite n'izindi nyungu nyinshi. Ubugumba ntabwo bujya, ubugumba si bwo final, ubugumba si bwo final, si bwo final statement, ubugumba si bwo burangiza. Ijambo rya nyuma ntiriri ku bugumba, ahubwo hirya y'ubugumba hahirwa abarira, kuko bazahozwa ubwo Imana izabasukira ibihe byiza byo guhemburwa. Ndamya ntashidikanya yuko Sara yarangije ubuzima bwe ari umugore unezerewe, yuko Rasheli yarangije ubuzima bwe anezerewe, yuko Manowa n'umugore we nabo bari bishimye. Rusi nuko, Hana nuko, kuko amarira yabo yavuyemo ishimwe muri Isiraheli. Oh haleluya! Iri sengesho rivuga ngo give me children or I die, ntabwo ari isengesho ryasenzwe n'umuntu umwe. Hari umugabo umwe witwa John Knox wo mu gihugu cya Scotland cyangwa Ecosse mu gifaransa, kozi w'Imana wazanye ububyutse, wakoreshejwe ibidasanzwe, azwiho ibintu byinshi bijyanye no kuzana impinduka mu itorero rya Presbyterienne muri Scotland. Azwiho ibintu byinshi byiza byo guhindura igihugu cyose literally ku mugaragaro. Azwiho ibintu binyuranye, ariko hari ikintu azwiho kurushaho. Ni isengesho yasenze, aravuga ngo give me Scotland or I die. Mwami mpa Ecosse cyangwa mpfe, mwami mpa Ecosse cyangwa mpfe. Yarahinduye iri sengesho rya Rasheli cyangwa uko Rasheli yabivuze, aravuga ngo mpa Scotland cyangwa mpfe mwami. Uyu mugabo yari umugabo udasanzwe mu buryo bwose. Umwamikazi wo mu gihe cye yarwanyaga itorero kugira ngo ryaguke. Umwamikazi witwa Mary, bamwise Bloody Mary kubera ko yishe abakristo benshi cyane, yishe abakristo benshi mu buryo bwose. Noneho ubwo uyu mugabo yatangiraga kubwiriza ubutumwa bwiza n'inshuti ze, arabica. Ariko kubwo gusenga k'uyu mugabo no guhamagarira igihugu cyose gusenga, kubwo guhamagara Imana kubw'uyu mugabo uzwiho gusenga kurusha ibindi, kubwo gusenga kwe, Bloody Mary, uwo mwamikazi witwaga Mariya, abona igihugu cyose umwe akizwa undi akizwa, ibikomangoma bikizwa, abakomeye bakizwa. Arangije mu myaka ye ya nyuma, uyu mugore aravuga ngo ntabwo ntinya ingabo nyinshi, ingabo zose zibumbiye hamwe zegeranye z'Abanyaburayi, ariko ntinya isengesho ry'umugabo umwe witwa John Knox. Nuko yari amaze kubona ibyo isengesho rikora. Bavandimwe, isengesho rigera aho jyewe nawe tutagera. Isengesho ribasha koroshya imitima y'abanyabyaha, koroshya imitima y'abantu batandukanye mu gihugu kurusha iby'ivugabutumwa mpuzamahanga ryakora, kurusha abavugabutumwa igihumbi nka Reinhard Bonke, kuko gusenga kugira umumaro udasanzwe. Niyo mpamvu intumwa Bibiliya itubwira ngo zatoranije abadiyakoni, ziravuga ngo dusubiye ku murimo w'agaciro, gusenga no kubwiriza ubutumwa.
muri iyi minsi dufite ababwirizabutumwa benshi bize teoloji, basa neza, baberewe no kujya imbere, b'intyoza ariko badasenga. Dufite abavugabutumwa benshi ariko abarira ni bakeya. Dufite ababwirizabutumwa benshi ariko abaramukwa ntabwo ari benshi. Dufite abashumba benshi ariko abapfukama ntabwo ari benshi. Icyampa uyu mwanya ngusabye ngo duhagurukire uyu murimo wo gusenga, kuko uyu murimo niwo utuma ikirere cyoroha, ibihe byo guhemburwa biza, gukora k'ubumana kuza, gutinya icyaha kuba muri media, gutinya icyaha kuba mu gihugu, mu bucuruzi, gutinya icyaha kuba mu ngeri zose za sosiyete. Ntabwo ari ivugabutumwa ryonyine ribikora, ahubwo ni ugusenga guherekejwe n'ivugabutumwa. Ntabwo umuntu afata kimwe ngo areke ikindi, ufata gusenga ukacyongeraho ivugabutumwa. Icyampa tukamera nka John Knox, tugahamagara Imana tukavuga ngo give me Rwanda or I die. Duhe igihugu cyacu, give me Burundi, give me Congo, give me Uganda. Duhe ibihugu byacu, nutabiduha ntabwo tubaho. Iri ni isengesho ryanjye uyu mwanya, ni naryo sengesho ngusengera. Icyampa ngo bigwire mu mutima wawe. Dufate igihe cyo gusenga twirije ubusa. Ndagukangurira nshuti yanjye, buri wa gatatu mfata umunsi w'ikwiyiriza ubusa. Nawe uriho urankurikira aka kanya, icyampa mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, buri wa gatatu ugafatanya n'itorero, ugafatanya na buri wese uri hano, tugafata igihe cyo gusenga, tukavuga ngo duhe ububyutse cyangwa ntidukwiriye kubaho. Urambura ikiganza mwami, ugira icyo ukora. Oh haleluya! Nanjye nanze guhora nka Rasheli. Bibiliya iravuga ngo irama humvikanye induru, Rasheli yanze guhozwa. Nanjye nanze guhozwa bavandimwe, ntarabona ububyutse bwigaragaza, ntarabona gukora kugaragara mu buryo budasanzwe. Bavandimwe, nta kintu kibi nko gukora uyu murimo udafite amavuta y'Imana. Iyo wiyimitse ushobora kwimikwa n'abantu, ariko udafite igikundiro ku Mana ntugire ikintu na kimwe uhindura. Ushobora kwimikwa n'Imana ukagira igikundiro ku Mana. Iyo wagize igikundiro ku Mana ubasha no kugira igikundiro ku bantu. Mubirebe, umuhungu umwe wa Dawidi uwitwaga Absalomu, igitondo kimwe ahamagara Abisiraheli, ahamagara abanyabwenge, ahamagara abantu batandukanye, abagiraho igikundiro, arabareshya, atangira no kubabwira ati jyewe nzabacira imanza kurusha uko data yabikoze. Ni ukuri bamuzaho, baramwegera ari benshi, ariko murebe iherezo rye ryabaye ribi. Agahinda gusa, yishwe anaganitse mu giti, umusatsi we utendera. Kubera iki? Yagize igikundiro ku bantu, agira igikundiro ku ngabo nyinshi, ariko ntiyari afite igikundiro ku Mana. Mu bihe byo gusenga, Imana igisuka igikundiro ku bwoko bwayo. Bibiliya iravuga mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa ngo abakijijwe ngo babaye 3,000 umunsi wa mbere, uwa kabiri 5,000, ngo kandi Imana ibaha igikundiro ku bantu. Oh haleluya! Icyampa itorero rikagira igikundiro ku Mana no ku bantu, kugira ngo abarimbuka b'uburyo bwose bakizwe. Ndasenga nshuti yanjye ngo ibi bigire imbaraga mu mutima wawe. Ubu tukiriho turasenga. Dusoza, ndifuza gusengana nawe. Mbese nshuti yanjye, ubundi Imana ntabwo uzi yuko ishaka kuguha ibirenze ibyo wakwibwira? Bibiliya iravuga ngo ntimukiganyire ngo muzarya iki, muzanywa iki, cyangwa muzambara iki.
ntimukiganyire ngo muzabaho gute, ngo mbese ngo Salomo yigeze arimba ngo kurusha uburabyo butandukanye. Iki si igihe cyo guhamagara Imana dusaba ibyo twambara, ibyo turya, ibyo tubamo. Ni igihe cyo guhamagara Imana tukavuga ngo duha ububyutse mwami, cyangwa ntitwemeye kubaho muri sosiyete iriho iraba pervers. Sinzi niba mumeze nkanjye, ariko ndiho nditegereza nkavuga isi ya none ikomeje kurushaho kuba mbi nk'uko turiho turabibona. Isi ya none ikomeje kuba mbi nk'uko turiho turabibona. Abana bacu bazabahe? Abana bacu twabyaye bazamera bate mu gihe kije? Yoweri aradukanguririza isengesho, niryo tugiye gusengeramo jyewe nawe, ngo muvugirize impanda i Siyoni, cyangwa muvugirize impanda itorero, mutegeke kwiyiriza ubusa, mugire iteraniro ryera, muteranye abantu mwese iteraniro, muteranye abakuru n'abana n'abakiri ku ibere. Umukwe nasohoke mu nzu ye, n'umugeni mu nzu yarongorewemo, n'abari muri honeymoon. Abatambyi bakorera Uwiteka nibaririre hagati y'umuryango w'urusengero n'igicaniro, maze bavuge bati, Uwiteka we, kiza ubwoko bwawe. Ntureke ab'umwandu wawe bashinyagurirwa, kandi ngo bategekwe n'abanyamahanga. Niki gituma duhinyurwa mu banyamahanga bati Imana yabo iri hehe? Cyama Imana yacu ikigaragaza, igakora iby'ubutwari mu gihe cyacu. Reka dusenge Imana. Data, mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, turaguhamagaye, turagusenze kubw'imbaraga zawe. Ndategeka ubwoko bwawe kubwo kwiyiriza. Icyampa uyu mwanya turiho turasenga ngo basukemo inyota yo gusenga no kwiyiriza ubusa. Buri wa gatatu twirije ubusa, duhamagara ngo duhe ububyutse mwami, cyangwa ntitubeho, kuko turambiwe kubaho muri sosiyete idafite ububyutse. Turambiwe kubona abasore b'imigenda, abahungu n'abakobwa bicwa n'inzoga, bicwa n'ubusambanyi, bamamaza ibyo, banezezwa no kuba muri ibyo. Tubabajwe no kubona isi irushaho kuba mbi mwami. Nyamara waravuze ngo ubwiza bw'inzu ya nyuma buzaruta ubwiza bw'inzu ya mbere. Ngwino usuke ubwiza, ngwino usuke igikundiro ku itorero ryawe, ngwino usuke ubuntu bwawe, ngwino usuke gloire yawe, glory yawe. Babone imbaraga zawe zikorera muri twe, babone abariho baravuga ngo Imana yacu iri hehe. Come and show yourself so strong in us. Ngwino ukore umurimo muri twe, ngwino nanone udukoreshe. Mwuka wera, turi imbere yawe. Mwuka wera, turi imbere yawe. Mwuka wera, turagukeneye. Mwuka wera, turagushaka. Esvene lebrendo la ton kazelatel. Ndagushimiye mwami, ndagushimiye ko mvise gusenga mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Amen.